rero burya ngo imigambi yacu ntago ari imigambi y'Imana, si nk'iyacu, niko nabo babiririmbye. Mwirure ibanga ry'urukundo ariko wumve ko n'ibanga imigambi yayo iraturenze. Mushimiye Imana Jacqueline, Yezu ndakwiyeretse, nukuri umwiyereke maze we yafashe iya mbere, nukuri mwiyereke. Melanie unkorera byinshi Nyagasani Yesu. Mukeshimana Claudine ati ndaje Yezu ngo nakira imbaraga nshya muri wowe Yesu. Imbere yawe birashoboka, imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo, bidashobokera abana b'abantu. Iyo utamba hafi murengezi, manaramanutse njikuzimu, wemikuza kurwanirira ubasha. Nuko rero iyo itamba hafi ntabwo mba ngejeje uyu munsi ndi imbere yanyu gutya. Iyo itakuba hafi ntabwo uri hano urimo wandika, ntabwo uri hano ufite telefone uri imbere ya ordinateur, ntabwo uri hano, ntabwo uri mu kazi, ntabwo uri mu nzira ugenda. Yewe niyo itakuba hafi ntabwo uri mu bitaro ukirwaye, ntabwo uri mu, niyo wavuga ngo ufite ibibazo, niba uhari ufite ubuzima, yego urababara hanaha ariko urahari. Iyo utamba hafi ni ukuvuga ko uri muri aka kanya aho uyu munsi dusanze. Iyo utamba hafi Yezu, ntabwo uyu munsi mba mpumeka, ntabwo uyu munsi bansura mu bibazo byanjye, ntabwo baba bansura ko ntabwo mba mpari. Rero iyo utamba wambaye hafi, hari ibyo natarutse, hari ibyo kuba ngejeje aka kanya iyi saha ni ukubera wowe. Rero imigambi yawe inyuranye n'iy'abantu, imigambi yawe inyuranye n'iyanjye. Singizwa Nyagasani Yezu. Jojo Kisi ati Yezu nje imbere yawe, umpe kubana nawe ibihe byose. Larissa Diana ati kunesha n'ibyawe murengezi. Floyd Ngabira ati Yezu ubuzima n'ubwasi tu. Nije na Clarissa ati habwa ikuzo Yezu kuko ndi umuhamya uko ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Diane ati Diane she ukunda kuba turi kumwe hano. Diane Shete, iryo zina rero Diane Shete, ngo nzajya mvuga Diane Shete. No, Diane turaje Yezu imbere yawe kuko imbere yawe byose birashoboka. Brigitte Imana iraguha ati turaje Nyagasani Imana yacu. Imana urari ati singizwa Nyagasani Yezu, twongeye guhurira hano kubera urukundo udukunda, uhabwe ikuzo Yezu. Nivugu nyengurutse Remy simenya ati Kristo Yezu akuzwe bavandimwe. Melanie Mukangango ati ukomeze unshoboze ibyo watangiye Nyagasani, ubwo ni wowe uzanabisohoza. Nuko rero tugira tuti shimwa Mukiza. Imbaraga zawe si nk'izabo, ibidashobokera abana b'abantu, imbere yawe birashoboka. Ibidashobokera abana b'abantu, imbere yawe birashoboka. za mbaraga zose zandwanyaga waziribatiriye i Gologota, ndetse n'ibisi
nta kiruta imana Philibert ati twishyize mu maboko yawe nyagasani ngo utuyobore, nige natishimwa nyagasani mukiza. Shimira imana Sitani ati singizwa mu buzima bwacu mukama Yezu. Ndayikunda Flavie ati amahoro ya Kristu Patiri na mwese ba Kristu dusangiye ukwemera. Urakoze cyane Flavie. Ayishakiye Odeli ati Yezu mwiza ndakwinginze unyibuke unyishure. Jeannette Uwimana ati ni koko Yezu imbere yawe byose birashoboka. Kudre Mugisha ati imigambi yawe itandukanye n'iy'abantu nyagasani, ndaje ngusanga ngo nunamye mfukame nshime nigaye kunesha n'ukwawe iteka habwa ikuzo. Hategeka Jean Baptiste ati Yezu nyirimpuhwe ndakwizera. Rukundo Bensa ati Kristu Yezu akuzwe. Yezu uranzi wese nkizakiza abakeneye impuhwe zawe aya masaha, nta wundi niringiye utari wowe. Uzi ibi mpangayikishije, ni wowe nkeneyeho igisubizo. Ndaje Yezu nyongerera ukwemera, mpa amahoro y'umutima. Urakoze Yezu. Nuko rero Martine uw'ababyeyi ati Yezu ndakwiringiye. Timange ndasoma ngukira timange anje ati turaje nyagasani, imigambi yawe irahambaye, singizwa nyagasani. Jojoxi, iri zina naryo dukunze kuribona cyane hano. Jojoxi kan ubwo rero ubwo amazina ngenda menyera hano. Ubwo rero mwese Jojoxi kan, Yezu nje imbere yawe ume kubana nawe ibihe byose. Nuko rero Kana Ivete nyagasani Yezu singizwa kuko unkunda. Ndaje mukama Yezu uko ndiko kose, ndaje nyakira biva ku Mana Françoise. Aline Rwagasana ati nyagasani twongeye kuza kugushima ku bw'umwana wacu Sheina ufite graduation ejo. Nuko ye Aline Rwagasana rero aradutumiye mu kirori. Aline Rwagasana aradutumiye mu kirori. Bafite umwana ejo witwa Sheina ufite graduation. Yewe nugushima Imana yamubaye hafi, yamuherekeje. Nuko rero ubwo nizere ko twese abafite inyota turi hano dutumiwe, turisanga kwa Aline Rwagasana. Christine Uwimana ati singizwa nyagasani Yezu mukiza. Singizwa nyagasani Yezu mukiza. Noneho Martin w'ababyeyi ati singizwa Yezu mwiza. Aline Rwagasana ati ndakomeza no gushimira kubera ko wakoze operation ya Gabriela. Ngubwo nabyo turabishimira kwa Aline Rwagasana n'amashimo uyu munsi. Shimira Imana Sitani singizwa mu buzima bwacu mukama Yesu. Muze rero mwese dushimira Imana. Pelagie Uwineza habwa ikuzo nyagasani Yezu. Murwanashyaka Vena ati singizwa nyagasani Yezu. Iribori Roselina nyagasani Yezu ibyanjye byose urabizi ikundusha, kandi imbere yawe byose birashoboka. Ibisubizo byiza ni wowe biturukaho. Charles Habiyaremye ati Yezu ndakwizeye. Nuko rero ndabona tugeze ku mubare uhagije, nimureke noneho twitegure kwakira Yezu Kristo. Muze mwese dushimira Imana rugira twese dukesha ubugingo.
Mahigo heti wibambe ati karame nyagasani Yezu, ati karame nyagasani Yezu. Mahigo heti wibambe ati karame nyagasani Yezu, twese tuti karame. Rero nuko rero bavandimwe n'abandi abo ngenda nsuhuza nabo mpita mbona aka kanya yo banditse, ariko hari n'abandi kuko tumaze kuba 64, hari abandi nahita aka kanya mbona. Ubwo rero buri wese uhari indamukanyo yanjye ibe yamugezeho. Matilde Mukafurera, ndungutse, komera cyane, turi kumwe, komera cyane, ndagusuhuje. Kristo Yezu akuzwe. Nimureke rero twitegure maze tunjire mu isengesho, umwanya w'indamukanyo. Ndumva naba nkuhagarikiye ahangaha, namwe mwasuhuzanyije. Ubwo abaza baraza badusanga, twatangiye baraza basanga Yezu Kristu hano, twatangiye kumugezaho. nabo bose bari mu nzira barimo baza badusanga. Nuko rero bavandimwe, mfite inyota rero, niba hari muje bwa mbere, mfite inyota. Umugambi wacu nuwo gukunda Yezu Kristu mu Eucharistia. Ngwino urebe ibanga ry'urukundo Yezu akunda abantu. Nimuze mwese dushimira Imana rugira dukesha ubugingo. Rero mu Eucharistia, c'est là où il y a la présence réelle de Jésus. Ni ukuvuga Yezu ni muzima rwose, ntabwo tubishidikanyaho, ari mu Eucharistia. Rero mfite inyota n'umwanya twiyemeje kuri iyi saha wo kuza guhura na Yezu Kristu aho aganje rwose. Aba yaduhaye rendez-vous, tukiyaranja muri orere zacu, tukabonamo aka kanya, tukaza tukicara, tugapfukama imbere ye, tukarambarana imbere ye, kugira ngo ijambo ni rimwe gusa: Yezu ndaje kuko numvise ko nkunzwe, ndakunzwe. Nta kindi kinzanye hano, ntabwo nje gusaba, ntabwo nje, ni ukuvuga yuko nshobora kuba njyewe nzi neza yuko ndi imbere yawe kuko unkunda, nanjye ndagukunda. Uzi byose, uzi ko ngukunda, nzi yuko ntacyo nshobora kuburana, ntacyo nakuburana nyagasani Yezu, nta na kimwe. Ni ukuvuga yuko niki cyantandukanya n'urukundo rwawe. Njyewe mbanje aka kanya kugira ngo ndangamire umukunzi. Indoro yanjye unyihuze n'indoro y'umukunzi, amatwi yanjye aje kumva umukunzi, ijambo ry'umukunzi. hari nubwo bitari muri contexte, nubwo bitari muri contexte, ariko mvuze ijambo ry'umukunzi mpita nibuka aka karirimbo ka kera. Abahari bakuze, bakuru, abana wenda ntago bakazi. Burya ijambo ry'ukunda rishobora gutuma wirirwa neza iteka. Ubwo rero ijambo rya Yezu Kristu, ijambo ry'ukunda, ijambo ry'ugukunda ni ukuri, rituma wirirwa neza. Iyo rero tuje hano, sinzi uwaririmbye ako karirimbo ka kera kakarahanyuze, nuko abakuru turakibuka. Nuko rero abakiri batoya ubwo nyine ako ngako ntabwo bakazi, ariko birahuye. Donc ni umunsi wo kugira ngo tuze kumva ijambo ry'ukunda rituma twirirwa neza, rituma turara neza, rituma tugendana akanyamuneza. Ukavuga umuntu akakubona atari ko se uvuye he, waruriye ko nabonaga uri kuri telefone, ko nabona guhuze, nkaba ufite akanyamuneza, uvuye. Ijambo ry'ukunda rituma wirirwa neza iteka. Rero yakuvugishije, yakubonye, bituma umererwa neza. Nuko rero muvandimwe, nako ngako tuba tuje kugira ngo tumwegere, iryo jambo ritusukure ku mutima. Hari igihe tuba twiriranwa ama-stress, tumaze someni cyumweru dufite ama-stress y'akazi, ama-stress y'ibibazo, ama-stress y'amasomo, ama-stress mu bana, ama-stress mu babyeyi, ama-stress mu bashakanye, ama-stress mbese
ukabona yuko ukuntu tubayeho ewa ni amastress gusa. Ubwo rero no kuvuga yuko umuntu nabaje avuga ati ngenje ndashaka amahoro, ahantu natuza ni hehe? Ahantu nshobora kuba ndi ngatuza ni hehe? Mfite inyota yo gutuza, mfite inyota yo kumva mfite amahoro mu mutima, mfite inyota yo kumva mfite ibyishimo mu mutima. Ni ukuri nyene ahantu njyewe mfite inyota. Ariko ikiza cyabyo nuko dusanga ufite inyota kuturusha ari we udutegereje. Wo nguvuga ati nimuze munywe ku buntu, muvome kuko amazi y'ibyishimo, fungura robine y'ibyishimo arahari, robine y'amahoro, fungura uyituze. Nukuri tuba tuje, ngiyo mfite inyota. Ukaristiya isoko y'ibyo byose dukeneye, isoko y'ibyo byose dukeneye. Nuko rero gukunda ukaristiya, ubwo iruhande rw'ukaristiya turavuga misa, turavuga kwitegura, gukunda ijambo ry'Imana, gukunda isakramento rya penetensiya, gukunda no gusabira abasaseredoti. Aho ngaho rero gukunda gushengerera, ngibyo ibyo tuba dushaka muri mfite inyota. Wowe wawuje bwa mbere wenda udasobanukiwe, ngiyo mfite inyota. Mfite inyota, ariko mbere na mbere Yezu Kristo ni wavugiye ku musaraba ati mfite inyota. Mfite inyota. Yezu afite inyota yuko tumusanga. Yezu afite inyota yuko iyi si imusanga. Yezu afite inyota yuko iyi si ihindukira ikava mu korama irimo iganamo. Yezu afite inyota ko abamwemeye turi mu madini anyuranye, cyane cyane reka mvuge abamwemeye twabatijwe tukaba turi muri iyi nzira, tuzi ukaristiya uwo ari we, tukaba tuzi amasakaramentu ayari icyo bisobanura, tukaba tuzi ijambo ry'Imana. Nuko Yezu afite inyota yuko ibyo byose biba mu bikorwa, biba imvugo, iba ingiro. Nibyo Yezu Kristo afite inyota. Afite inyota yuko atabona abakunda babaho mu muhangayiko, babaho nk'aho batagira icyo bemera, babaho nk'aho badafite aho bashingiye, ngo nta udashinga harya ngo ngwiki. Nuko ukabona tubayeho nk'abadashinga. Ese afite inyota yo kumva ko umwemera azakomeza abandi ate kandi adashinga. Ese urabuzwa, ndabuzwa n'iki gushinga, ndabuzwa n'iki gukomera? Ko niba njyewe Yezu afite inyota yuko wemera. Ese uremera yuko koko njyewe mpari ndi iruhande rwawe? Imyaka ni myinshi uza gushengerera. Mfite inyota, tumaze imyaka myinshi rero, tumaze imyaka myinshi, imyaka 3 irimo dushengerera. None wongereho yuko aho ngo muri paruwasi yawe aho ngaho utuye ujya gushengera, ujya mu misa, uhabwa amasakaramentu, ariko agakomye kose ni twebwe ba mbere tudagadwa. Ese tuzakomeza abandi dute? Anga rero Yezu afite inyota yuko twereka iyi si yuko dufite aho dushingiye, ko dufite aho twegamiye. Bazavuge batari ko se bite byanyu, mwebwe ntabwo mureba ibirimo biba impande zanyu, ko nta mihanga? Twahangayika gute se? Twahangayika dute ko dufite uri muri dosiye, ko dufite uri muri gahunda, ko dufite uwo twashinze ikibazo, ko dufite uwo twashinze gahunda zacu? Turahangayika gute? Rero naho ngaho nukuri maze dutange ubwo buhamya. Mfite inyota, umuntu ushengerera, umuntu ukunda misa, umuntu ushengerera. Le fruit yagombye kuba la conversion vraie, la vraie conversion. Nukuri guhinduka birashoboka. Umuntu ushengerera urangamira Yezu Kristo, unamukunda akamuhabwa, bityo akunda na Bikira Mariya, akunda gusenga. Tujya mu ahantu henshi gukora pelerinage, Ikibeho n'ahandi, Lourdes n'ahandi, aho utuye wenda harahari. Dukunda ishapure, dukunda. Nukuri tugomba kureba no mu buzima bwacu, tugomba kureba no mu buzima bwacu. Kristo Yezu akuzwe clair, aho dufite Imana dufite Imana, umwami w'abami Yezu Kristo. Haleluya. Ndayikunda moi de Marie. Nibyo koko, urakoze Flavie. Turi mu kwezi kwa Bikira Mariya, ukwezi kwa Gicurasi, urumva?
rero la conversion ni ukuri inshuro duhazwa, kandi rero twaranabivuze muri mfite inyota twitoza dusaba Yezu kumukunda, guhazwa neza, kwitegura, kutagira ipfunwe, gushaka kuva muri ibyo ngibyo byose. Iyo ugiye gusura umukunzi wawe, abashakanye, abafite abafiance cyangwa abafite inshuti, iyo ugiye guhura n'inshuti yawe wagenda uko ubonye kose, agaparufe gahenze ukibitseho, akenda keza ukibitseho, iyo mufitanye randevu ya sorti n'ibiki byose, none si ubwo ngubwo. Ariko burya abakristo, muzareba abakristo bacu muri Kiliziya Gatolika dufite Ukaristiya, dufite kandi tugatinya nk'isakamento rya penetensiya, ni ukuvuga ngo kujya guhabwa Yezu Kristo, kujya guhura n'inshuti yawe ya mbere utiteguye mu mutima, umeze uko hashizemo umwaka, imyaka 2, 3, 4 nta penetensiya, utiteguye, kandi akenshi ari isoni ufite, cyangwa se ari ukudasobanukirwa, cyangwa se no kudashaka kubaza. Ariko numva yuko ufite inyota agomba kuba intumwa n'ahandi. Wowe ubwawe uri hano, niba tera agatambwe unabimenyeshe abandi, niba witegura mugenzi wawe w'inshuti ugakora ku kenda keza, ku gaparufe keza, kujya gushengerera Yezu Kristo, witera parufe imeze ite, wambara kenda kameze gute, ujya mu misa umeze ute, n'ibyo ibyo mvuga ntago ari inyuma, ni ku mutima, ni ku mutima. Hari ugero ubuzima twebwe bikomeza uko bwakabaye, bikomeza uko Yezu akaba inshuti irutwa n'izindi nshuti dufite mu buzima bwacu, zo turazitegura, turemera ngo ikurisha imbuto, ngo umushyitsi akurisha imbuto, umuntu aragusura ugakura no ku mbuto. Yezu Kristo twumva nta kintu bivuze, nta kintu bitwaye, ni ibisanzwe. Yezu Kristo yabaye ari inyuma y'uwo mushyitsi uturisha imbuto, ari inyuma y'iyo nshuti. Iyo ngyo tujya gusohoka, ifaranga twari twarabitse tukaribikuza, umwenda mwiza tukawukoraho, kuko tugiye ku kiyaga, tugiye ahandi hantu, tugiye kurya ubuzima. Yezu Kristo we ugasanga ni iki gituma abafite inyota mu gukunda misa, mu kuyikundisha abandi. Tugomba kwerekana yuko nicyo kintu tugomba kugikora. Yezu Kristo niwe wa mbere, niwe wa mbere. Naho ubundi bizaba amagambo gusa, dukunda amakorasi, tubyine, turirimbe, tugire gute, ariko ngo utaba hafi murengezi tubibyine byose, ariko mu buzima busanzwe bibero contraire. Ibyo ngibyo rero nibyo bita contre témoignage. Ibyo ngibyo rero nibyo bisenya ubukristo kugira ngo bibwubake. Aho mu buzima busanzwe, imvugo yanjye, imvugo nkoresha, ngewe muri mfite inyota, ngewe umupadiri, ngewe umubikira, ngewe usenga, ngewe ujya Kibeho, ngewe ujya hehe, imvugo nkoresha, uko nihangana, uko ni urugo rwanjye, uko mbayeho mu rugo, mu bana n'uwo twashakanye, amasakaramentu uko nyumva, uko nyahabwa, uko mbani umuturanyi, uko musaba imbabazi, yego ndi umuntu, uko niyunga nawe, uko ngira gute, uko nkunda ukuri, uko nanga ikinyoma nkakigendera kure, uko nshaka kwirinda uburyarya nkaburwanya kure, ngasaba imbabazi, ngasaba ingabire, uko njya mu isengesho ry'abarwayi nkanaha ikabuga, mu Ruhango, hehe, ngasaba gukira indwara z'umubiri, ariko ugasanga hari akantu ku mutima kanze gukira, cyangwa nterekana nshaka gukomeraho. Ntabwo nzi niba ako kantu niko mvuze, kugira ngo Yezu Kristo abe inshuti ya mbere mu buzima bwacu isaba, ni ukuri kugira ngo umuntu abigaragaze. Nibyo yavugaga muri no minsi ati, undimo nanjye nkamubamo, uwo nguwo azera imbuto, kandi imbuto zizaba nyinshi kandi zizagaragara. Imbuto zanjye nkwerera nizihe, imbuto nyerera nizihe, imbuto twerera abandi, kuko iyi saha dufata amamega tugaspiya n'ibiki byose, tuje hano tumaze imyaka 3, none ukajya mu misa ukagira gute, nanjye ngaserebura. Ubwo rero dusaba Nyagasani kugira ngo tube muri we nawe muri twe, imbuto zigaragara.
imbuto zigaragara. Umugabo wawe wenda ntagasenga cyane, umugore wawe ntagasenga cyane, abana bawe ntago basenga cyane, ariko wowe barakubona ujyahana ujyanaha, ni ukuvuga ko bategereje imbuto waberera mu rugo. Abo mukorana mu kazi wenda ntibasenga ntibajyanaha, nta n'ubwo ibi bibabwiye, wowe rero urabikunda. Icyo bategereje kukubona bakavuga bati koko uriya muntu afite ikindi kintu kimuha imbaraga tutazi, igituma agira ukwihangana, igituma agira ubuntu, igituma izo ni imbuto mu kazi. Ngaho rero bavandimwe, no kumenya gukosorana no gukundana, gukosorana mu rukundo, mu buvandimwe, nawe ukomerekeje undi. Nuko ni icyo ngicyo rero nagira ngo muri aka kanya mbabwire kuri mfite inyota. Mwese isengesho ryiza mu minota dufite mu kanya tugiye kwakira Yezu Kristo, ngenda nagira ngo mubwire aduhe la vraie conversion. Nukuri yego yacu ibe yego na oya ibe oya. Hari ibintu ibyo mbona bikontrodiza umubano wanjye na Yezu Kristo, mfate umugambi wo kuvuga ngo ndumva nafata feri rwose ku buryo nazongera kurenga uyu murongo. Yezu Kristo ni inshuti ikeneye attention nk'uko nyiha abandi, nkarenzaho kubera ko niwe soko y'ubucuti nyabwo, soko y'urukundo ruzima. Ivan ati umubyeyi Bikira Mariya aduherekeze mu butumwa bwo gukundisha abandi ibyo tuvoma hano. Mutuwa ati Yezu ndakwizera